naje gushimira Imana Grace Room ndi umusore w'imyaka 35. Imana yangiriye neza ndiga ndasoza mbona masters mbona akazi keza nza kukivanamo kugira ngo ntangire nikorere nkoze birakunda ndinjiza amafaranga atari make ku kwezi atari ko gushaka byarananiye byari byaranze ku buryo iyo nabitekerezaga hari ibintu byambagaho ntashobora gusobanurira umuntu. Iryo joro iyo natekerezaga gushaka iryo joro naryaga inyama mbisi nkazibona mu menyo mu gitondo nkagura cure-dent nkazivanamo nashyira imbere nkabona ni inyama mbisi. Nageze aho ndahahamuka abakobwa dukundanye bakibaza impamvu ntajya mbazana iwanjye kandi mfite inzu nziza nshya. Iyo umukobwa yinjiraga iwanjye aje kunsura iryo joro naraziryaga koko. Hakaba n'inzozi mbi nyinshi nagiraga buri uko natekerezaga ku mukobwa kuba namushaka. Byatumye mpagarika inkundo. Mu minsi yashize maze kuzuza 32 niho natangiye kwibonaho ibintu bitari byiza ndababara mburiyo mpungira. Nza kumenya ko ntakiri muzima nk'abandi basore. Ntazi icyo byavuyeho. Njya kwivuza uburyo bwose bushoboka barambwira ngo buriya bizongera byigarure. Nza gukundana n'umukobwa aza afite pressure nyinshi ambwira ngo dushakane ufite amafaranga nta kidutinza. Iryo joro nemera nari inyama mpaka indiratumba. Jesus Christ. Indiratumba ndabyuka ndicara ntangira kurira ndi umuntu w'umugabo. Ndavuga ngo ninde uzambohora kuri ibi bintu. Nkatinya kubivuga mbibwira umushuti wanjye magara nizeye aho nasengeraga arambwira ngo rero reka ubuswa tujye mu izindi mbaraga. Banjyana ahantu hatandukanye nashaka kuvuga nicaye hasi nicaye ku mikeka noza amajoro nanyoye ibizi by'icyatsi nanyoye iby'umutuku naraye ntetse ijoro nagosoye ibishyimbo mu gicuku ngeraho ndaruha pe. Natekereza gushaka nkongera nkarya inyama. Bene data buriya nimubona abantu biyahura nuko aba yararushye. Rimwe nabyutse kugosora amasaka ndeba abandi baryamye jyewe ndi mu gikari. Buriyo saha nkabyuka nkagosora ibyo nkozora ubwo hari ibindi mu kanwa hari ibyo nambariyeho ariko binaniwe ndavuga ngo reka nirangize. Numvaga mpaza ubuzima nagera hanze nkakora amafaranga akinjira nkibaza arinjirira iki ndara nicaye ngosora. Nararushye umutima uraruha nkahinduranya amamodoka ariko nkumva ntacyo bivuze. Nyoboka inzoga nyinshi kugira ngo nsinzire nkora ibitavugwa ndiyanga ndekeraho koga ntangira ubuzima bwa depression. Ejo bundi ndi kuri YouTube mbona nguye kuri Grace Room ndakurikira mbonye ubuhamya
nkorwaho ntangira kurira, numva iby'Imana ikora, natse imodoka ndaza, nza nyoboza, nyobagurika, ariko ndahagera. Imana iha umugisha protocole, banyakiriye neza, baranyinjiza, ndicara, maze ndashoberwa. Mbona abakobwa bakiri bato, mbona abasore basenga bakarira. Ndabitegereza, ndavuga ngo nk'aba barikora ibiki koko. Nyuma yaho pastor zamutse, nagiye kumva numva ni nk'ikintu kimvuye ku mutwe, ndatitira. Arangije aravuga ngo isaha yageze, mpita numva hasi ntangiye kurekure umwuka. Numva abantu twegeranye baraza kumirwa, umusore w'umusirimu ibintu arimo arakorera mu rusengero. Numva ndababaye, ndavuga ngo reka ntahe, ntaza kumwarira imbere y'izi nkumi. Ndasohoka njya kuri toilette, nzi ngo mbirangirije, ndagaruka. Pastor atangiye gusenga, noneho biravuga cyane. Oh no, biravuga cyane, ndababara, nifata mu bwanwa mburi yonjya, ndasohoka njya mu modoka, amarira araza, ndavuga ngo sintaha, gupfa no gupfa. Ndongera ndinjira, kuko numvaga ndushye. Birongera birasakuza, abari bicaye inyuma ndabizi ko babangamiwe, ariko nibihangane. Muri Grace Room nabonye ari kwa muganga. Dutangiye gusenga nanone, sinamenye igihe pastor yamanutse, nagiye gukanura amaso, mbona ankozeho ku mutwe. Mperuka ubwo nongeye kwibona ndi hari imbere banteruye. Mvuye hasi menya neza ko Yesu ambohoye. Menya neza ko Yesu ambohoye. Natashye numva ndi souple, mfite umunezero, mbwira Yesu ngo sinzakuvaho. Ngeze mu modoka, binanira gutwara kubera ibineza neza. Ndagenda ndahagarara, mva mu modoka, ntangira kwizenguruka ndirimba. Ndongera nyisubiramo, nahagaze gatatu bene data ntaragera mu rugo. Numva nabuze aho Yesu atuye ngo ngende muhobere. Oh Jesus! Ngeze mu rugo, mpamagara inkumi dukundana, ndamubwira ngo ntabwo tuzashakana, namenye Yesu kandi uragapagana. Umukobwa arambwira ngo niba ari ugukizwa ndakizwa, kuko tugendanye igihe sheri. Ndamubwira ngo ntabwo wakizwa, sindi Yesu, nawe uzigireyo muri Grace Room. Iryo joro ararira, ariko ndamubwira ngo humura, nzakujyana gusenga, nudakizwa nzakujugunya. Bene data, narategereje ndebe ko iryo joro twavuze ibintu byinshi, ndebe ko biniga, nta byanize, nta nyama nariye. Bukeye bwaho uyu munsi ndashima Imana, mumfashe nshoje umwaka mfite amashimwe. Umwaka utaha nzakora ubukwe. Haleluya! Ariko mwahaye Imana icyubahiro. Come on, give God the glory. Hashimwe izina rya Yesu. Jesus. Hashimwe
ashimwe ashimwe izina rya Yesu muzamurira ukuboko uwo mwami ashimwe ashimwe oh Yesu watsinze Satani himbazwa 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 nawe ariko mwashimiye Imana. Come on, praise the Lord. Jesus.